nigeze kumva hari umuntu wigeze kwitereka ngo 11 n'abazungu ari ahubwo ngenda ava ko yibeshye ariko kuvuga ngo 11 n'abaperezida ba leta arangene kuvuga ngo yavuga ngo 11 n'abaperezida ba reyo byari kumvikana yavuga ngo 11 n'abasaza ari kuvuga ngo abazungu bahe kweri ko twabonye ikipe hari umunyamakuru nabonye witeretse aravuga ngo Rayon Sport ngo ni ikipe ngo yo kotera umuntu ukawutera kuri bukeye bwa mu gitondo umuperezida wa ikipe ari kuri TV10 aravuga ati kuva nabaho no bwa mbere mbonye ikipe iri hasi cyane uwo ni perezida wa ikipe wese umunyamakuru aravanga ikipe ngo numero yo kotera kure muga gitondo umuperezida akakunyomoza avuga ngo ikipe iraciritse cyane uri mu biki nabonye niyo kipe ishobora kuba igiye kwirukana umutoza ataratangira shampiyona uri kwahuranye oya ntabwo kwahuranye ibintu ikindi kintu navuga cyo ni kimwe uyu musifuzi ntabaza umukuru w'igihugu ibi bintu abivuga buri munsi avuga ku basifuzi buri munsi avuga ku bantu bazana umwanda muri shampiyona nyarwanda njyewe ndavuga ku basifuzi bayoboye uyu mukino wose nimba bikanze ko rigani nagera ku bitangazamakuru araza kubivuga njye ntabwo njya ndya imboga ntabwo njya mbika ibintu nabonye ibyo ari byo byose bangaga gusifura kubera ko rigani nagera ku bitangazamakuru kubera ko bamufata nk'umusesenguzi wa mbere mu gihugu araza kuvuga ngo uriya muntu ngo yibiya ngira ngo mwabibonye ibintu namwe yakoze nkundira abantu sibyo ngira ngo mwabibonye ibintu bya ariko siyizi nyifana twebwe mutari ko mujye mubesha muri abafana mukayisiga ibibazo mwe kuvuga ngo ibibazo erega buryo Kenisi yaravuze ngo umupira ngo ni nka nyashi ufite nyashi umuntu wese arazibona rero ngewe kuri icyo kintu nagira ngo ushimire ko nyakire kuri kamera ariko icyo nagira ngo kusore ntabwo ngeze fana rero ubwo nugamye mu nzove kogama no gufana biratandukanye urakoze cyane kunyakira kuri ari mutashta yego sapango ndakwakire cyane noneho ndagira ngo tuze kuganira nabo turi bujye kure y'umukino n'ubundi niho twarebaga n'umukino wa kipe ya Goyance na kipe ya APR baranganyije igitego kimwe kuri kimwe APR yishyuye bigoranye APR yawe urisobanura abanyarwanda twitegaho amatsinda nkuko ari cyo kintu kibaraje ishinga muri rusange icyo nakubwira cyo iyi APR ubonye ni ikipe umutoza ari kureba abakinnyi ni umutoza uri kwiga abakinnyi uri gukoresha ziwe ari gukoresha takatike ziwe rero twe nk'abafana twavuga ngo nta kibazo kunganya ikipe ya Gorilla wayibonye sinzi niba ari jeze bambara sinzi niba ari dimisiyo sinzi niba ari prime bahawe remereye ariko nabonye abakinnyi urafata umuntu agatera takere utabona ukuntu bimeze bari gukina match nk'ari match igikombe cya champions cyangwa ari finale igikombe cy'amahoro bitandukanye n'ikipe cyo twaje tuje kureba ni match mikani match ya gicuti twe turi kureba abakinnyi bacu bitandukanye rero sinzi by'umutoza n'ubuyobozi bwa Gorilla bahaye ubukinnyi babo ariko icyo tubonyemo nk'abafana ba APR nuko iriya jeze bambara sinzi ibintu bikubiyemo ariko ubu ngubu nta rundi rukundo tuzanyajyana Gorilla ko tubonye yuko ni misiyo niba umukinnyi nka Dao ushaka gufata barukaza ugatera takere beze kuri twumiwe hari n'amakuru menye yuko buriya ndi kumvuga n'ura mukinnyi wa Gorilla ambwa ati prime iri hejuru cyane prime iri hejuru cyane match bari bayikaniye cyane ariko se ko wari kuvuga ngo iyi APR ndi kubona izajya mu matsinda y'ikibini iri gukina abahinzi ni gutangiye kwisubira kandi umva kuvuga ati APR nanjye ndi kumwanga ntabwo izajya mu matsinda impamvu wisubiye ngo icyo twabonyeho nuko ikipe ya APR ni ikipe igaragara yuko ikina ni ikipe ije gushaka ko yabona ikipe ya mbere ibanzamo icyo dusaba ubuyobozi bwaganira n'umutoza no kumbwira ko match ikurikira no gutangira gushaka 11 babanzamo twe nk'abafana tukazaza tuje kuri match urumva turi match turi minsi mibyiza tuza turuvuga ngo turebye ari muri 11 babanzamo n'abandi bungirije sibyo icyo tumaze kuba nicyo ngicyo ikindi navuga ko iyi shampiyona bibaye ari ibyo bitari ibindi fazare bizabyaraje ko yaba yagiye kuko nigeze kumva hari umuntu wigeze kwitereka ngo 11 n'abazungu ari ahubwo ngenda ava ko yibeshye ariko kuvuga ngo 11 n'abaperezida ba leta arangene kuvuga ngo iyo avuga ngo 11 n'abaperezida ba reyo byari kumvikana yavuga ngo 11 n'abasaza ari kuvuga ngo abazungu bahe kweri ko twabonye ikipe hari umunyamakuru nabonye witeretse aravuga ngo Rayon Sport ngo ni ikipe ngo yo kotera umuntu ukawutera kuri bukeye bwa mu gitondo umuperezida wa ikipe ari kuri TV10 aravuga ati kuva nabaho no bwa mbere mbonye ikipe iri hasi cyane uwo ni perezida wa ikipe wese umunyamakuru aravanga ikipe ngo numero yo kotera kure muga gitondo umuperezida akakunyomoza avuga ngo ikipe iraciritse cyane uri mu biki nabonye niyo kipe ishobora kuba igiye kwirukana umutoza ataratangira shampiyona uri kwahuranye oya ntabwo ari kwahuranye ibintu bihari niwe muntu ugiye kwirukana umutoza shampiyona itaratangira icyo rero nakubwira ngo
polisi baye tayari za gorera zibaye tayari twahangana muri shampiyona ariko Rayon Sport umwanya wa 4 wa 5 wo bashaka kuzawubona nkubwire nk'iki kintu nabonye nk'ubuyobozi bwa PL ukwiye amashyi yose n'ubuyobozi bumeze nk'ari ukubona ba Perez Real Madrid yobozi ni ukuntu abakinnyi babuze guhera mu izamu kugeza kuri ataka babonye abakinnyi bameze neza igihari nuko umutoza agomba kubejera uburyo abakinisha ariko abakinnyi bose dufite bameze neza ukutiza mani dawo ubaye ngiye kunamusobanurira ni umuntu warenze urwego ubaye uri umufana utaha ntuzongere ibindi uzareba kuri iyi match ikurikira icyo nabwira cyo kipe ubugiri gukina nk'abafana twamaze kuyishima nk'abafana tuzaza twiteguye kuri match yaza nyuma kuri uyu mukino buriya icyo navugaho cyo ni kimwe umwana wava akagera iyo ahobeye nyina ntabwo yikanga abonye fiyasi kimwe nuko buriya umwana wese iyo yambaye ipantaro ya se ntabwo yakwikanga yabaye umugabo wapi ahubwo icyo navuga cyo ni kimwe sibyo gorira aya ni amavamuhira ngira ngo namwe mwabonye abakinnyi mfite barashoboye kandi baranashobotse ko discipline yo ni itegeko uri muri APR ni itegeko kugira discipline sibyo niyo waba ufite ni itegeko ngo uyigire ikindi kintu navuga cyo ni kimwe uyu musifuzi ntabaza umukuru w'igihugu ibi bintu bivuga buri munsi avuga ku basifuzi buri munsi avuga ku bantu bazana umwanda muri shampiyona nyarwanda ngewe ndavuga ku basifuzi bayoboye uyu mukino wose nimba bikanze ko rigani nagera ku bitangazamakuru araza kubivuga nge ntabwo njya imboga nubwo ntabwo njya mbika ibintu nabonye ibyo ari byo byose bangaga gusifura kubera ko rigani nagera ku bitangazamakuru kubera ko bamufata nk'umusesenguzi wa mbere mu gihugu araza kuvuga ngo uriya muntu ngo yibiya ngira ngo mwabibonye ibintu namwe yakoze nkundira abantu sibyo ngo mwabibonye ibintu bya mbere bakoze hano bavunnye uriya mwana w'umurasta bamuvunnye bisoboka urwo ntago ari urwitwazo rw'uko wamugagize nta muntu w'umupapa ugira urwitwazo sibyo nta n'umuntu w'umurasta ugira urwitwazo uri kubikira ku basifuzi kubunganyije ikindi kintu cyo nakubwira cyo papa shampiyona sibyo shampiyona ibintu tugiye kureba